Ubuzima bw'imiryango ni urukurikirane rw'inkuru zitandukanye. Hari igihe umuntu abyara abana akumva ari umutwaro, ukuri rimwe na rimwe abana bashobora kumunanira bakamubera isoko y'ibibazo n'akababaro. Ariko nanone iyo abana babaye biza bakaba inyangamugayo, bakubaka ubuzima bwabo mu buryo bwabo bwiza, bishimisha umutima w'umubyeyi n'umuryango muri rusange. Niyo mpamvu imiryango iba isoko y'ibyishimo cyangwa se ibibazo bitewe n'uko abana bitwaye. Mu mateka y'isi hari imiryango yagiye ikomera kubera uko abana babaga bitwaye. Urugero naguha umuryango wa Kennedy muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wamenyekanye mu bya politiki n'umuyobozi, aho John F. Kennedy yari perezida, ariko nanone ukagira ibihe bikomeye cyane by'akababaro n'agahinda n'ibigeragezo bitandukanye. Umuryango wa Kardashian Jenner umwe mu miryango izwi cyane ku isi, kandi ubuzima bwabo bwahindutse urugero rwerekana ko ubwamamare bushobora guhinduka ubucuruzi bukomeye. Bamenyekanye mu buryo butangaje, batangira nk'abanyamuryango basanzwe ariko baza guhindura ibyamamare ku rwego mpuzamahanga. Uze kunyemera muri aka kanya tuba aribo tuvugaho. Dufate telefoni zacu, imashini zacu, ducuranga ino video twumve byinshi kuri uno muryango uri mu batunzi agatubutse ku isi, uri mu byamamare bikomeye ku isi, yaba mu bitangazamakuru ndetse no mu bindi bitandukanye ku isi. Uraza kumenya byinshi kuri uno muryango, abawugize ubwo n'abana bawurimo, papa wabo, mama wabo, ndetse n'ibindi byinshi utamenye kuri uno muryango, cyangwa niba ari n'ubwa mbere uwumvishe uraza gusobanukirwa. Ahangaha uri ni ku isoko ya byose, isoko y'ibyegeranyo bikomeye cyane ndetse n'amakuru atandukanye. Ni kuri Spotlight Jam. Gushishikariza no gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo amakuru nk'aya ngaya, ibyegeranyo nk'ibi ngibi bikomeye cyane tuzajya bigucika buri saha, buri munota ndetse na buri munsi. Uzagenda wunguka byinshi kuri ino channel. Ukore like kuri ino video, ndetse kandi ugire muri comment section wandike icyo twazakubwiho butaha. Uze kunyemerera dutangire tudatinze, maze wirengegize ibicyakurangaza byose, twinjire kuri ino video, twinjire mu bitabo tureba no bagore, dore ko bose ari ababyeyi n'abakobwa. Ese baranzwe n'iki? Ese bavutse ryari? Buri wese afite imyaka ingahe? Papa wabo ninde cyangwa se mama wabo ninde? Undi umuryango wa Kardashian Jenner ugizwe na Kris Jenner, akaba ari mama w'aba bana bose. Akagira uwo bita Kim Kardashian, yari wamenyekanye cyane. Undi mwana bafite ni Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian ndetse na Kendall Kardashian. N'undi bita Kylie Jenner wamenyekanye cyane binyuze muri reality show Keeping Up with Kardashians, ikaba ari channel yerekana video z'uyu muryango. Ariko ubu buri wese afite ibikorwa bye by'ubucuruzi, ibirango by'imyenda, ibikoresho by'ubwiza ndetse n'imishinga yatumye batunga miliyari z'amadolari. Imirambanze nkubwire byinshi kuri uno muryango, amateka yawo ndetse n'ibindi byinshi utari uzi kuri uno muryango. Reka dutangire na mama wabo Kris Jenner, avuka ku tariki 5 Ugushyingo mwaka wa 1955. Akaba yitwa Kristen Marie. Yize muri high school yitwa Claremont iri muri San Diego. Yashakanye na Robert Kardashian mwaka wa 1978. Robert Kardashian uyu nguyu bashakanye yari umunyamateka amenyekanye cyane mu rubanza rukomeye cyane yaciye rwa O.J. Simpson mwaka wa 1990. Bafitanye abana bageze kuri 4, muri abana batandatu bose harimo bita Kourtney Kardashian mu 1979. Akagira n'uwo bita Kim ari wamenyekanye cyane mu 1980. Undi mwana bafitanye ni Khloe, yavutse mwaka wa 1984. Bakagira n'undi bita Rob, yavutse mwaka wa 1987. Nyuma yo gutandukana na Robert Kardashian mwaka wa 1991, Kris Jenner yashakanye na Bruce Jenner, umukinnyi w'imikino ngororamubiri watsindiye imidari myinshi ya zahabu mu mikino ya Olympique. Bafitanye abana bageze kuri 2. Harimo bita Kendall, yavutse mwaka wa 1995, ndetse no bita Kylie Jenner, yavutse mwaka wa 1997. Uko umuryango wakomeye cyangwa se uko n'umuryango wagiye umenyekana ugakomera ku isose bakawumenya. Ubundi mu ntangiriro uyu muryango wa Kardashian wari uzwi cyane kubera Robert Kardashian, ariko abana batangiye kwigaragaza mu itangazamakuru. Kim Kardashian yabaye icyamamare mwaka wa 2007, bituma reality show Keeping Up with Kardashians itangira. Iyi show yerekanye ubuzima bwabo bwa buri munsi, ikabafasha kumenyekana ku isi yose. Kris Jenner yahise aba manager, akurikirana imishinga y'abana be, akabafasha kubaka ibirango byabo bwite mu myenda, ubwiza, lifestyle ndetse n'ibindi bitandukanye, habe n'imyidagaduro. Uko imyaka yagiye ihita, buri mwana yagiye aca inzira ze. Kim ndetse na Kylie bubatse ibirango by'ubucuruzi, byabagejeje ku rwego rw'imari
maze bafata miliyari. Kendra yabaye umwe mu bamodeli bakomeye cyane cyangwa se bamwe mu banyamideli bakomeye cyane ku isi. Mu byo bita Khloe na Kourtney nabo bubaka imishinga ikomeye cyane yinjiza amafaranga atari make. Kuva mu ntangiriro yagaragara ko Kris Jenner umubyeyi wabo afite intumbero z'ubucuruzi. Yabonye ko ubuzima bw'abana be bushobora kuba inkuru ikurura abantu, muzatangira kubaka uburyo bwo kubagaragaza ku isi yose. Reality show Keeping Up with Kardashian yabaye intangiriro y'urugendo. Iyi show yerekanye ubuzima bwabo bwa buri munsi, ibibazo byabo, ibyishimo ndetse n'imibabaro yabo bahoranaga nabo. Abantu batangiye kubabona nk'umuryango wihariye, kandi ibyo byabaye intangiriro y'ubutunzi bwabo bukomeye cyane. Kim Kardashian yahise aba izina rikomeye. Objection, Your Honor. She's gatekeeping and I can prove it. Prosecution, state your case. Ubwiza bwe, uburyo yitwaraga n'uburyo yakoreshaga imbuga nkoranyambaga byamuhinduye ikirangirire, maze bimugira umuntu ukomeye. Yaje gushinga SKIMS, ikirango cy'imyenda cyamuhaye amafaranga menshi. Kikaba ari ikirango cyangwa se brand ikomeye cyane y'imyenda akora, irimo underwear cyangwa se ya myenda ihindura umubiri, imiterere y'umubiri n'indi myenda itandukanye myinshi akora. Mu byo bita Khloe Kardashian yagaragaye nk'umuntu w'inyangamugayo, ukunda gusetsa rimwe na rimwe, ariko nanone afite ubushobozi bwo kuba umucuruzi ukomeye. Yashinze nawe kampani cyangwa se brand ikomeye cyane yitwa Good American, ikirango cy'imyenda kibanda ku bagore bose nta kubugama ku ngano yabo cyangwa se imiterere. Mu byo bita Kourtney Kardashian yahisemo inzira yihariye. Yashinze icyo bita Push, urubuga rukomeye cyane rwerekana ubuzima bwiza, imirire n'imyidagaduro. Yagaragaje ko atari ngombwa gukurikira inzira imwe n'abandi cyangwa se gukurikira inzira imwe nk'abavandimwe, ariko nawe nk'ubwo yaciye indi nzira wamwihaye kwa famiye yo kugwiza amafaranga yari acyufite. Undi mwana Rob Kardashian nubwo atagaragara cyane mu ruhando rw'imyidagaduro, akomeje kugira uruhare mu muryango. Nubwo ubucuruzi bwe butagaragara cyane, gusa aracyari umwe mu muryango w'abatunzi. Undi mwana ni Kendra Jenner, yahisemo modeling cyangwa se kwigira mu bijyanye n'imideli. Buri mu bamodo bakomeye cyane ku isi, akora ku rwego mpuzamahanga, yerekana imyenda n'ibirango bikomeye cyane mu birori bikomeye aba yitabiriye. Undi mwana nakubwira ni Kylie Jenner, yabaye igitangaza mu myaka ye mike. Yashinzwe Kylie Cosmetics, ikirango cy'ubwiza cyamuhaye miliyari y'amadolari, bituma bumwe mu bakiri batoya batunze miliyari ku isi. Ubutunzi bw'umuryango bwakomeje kwiyongera, wese yubatse inzira ye, ariko byose bikomoka ku mbaraga z'umuryango. Kuri ino famiye, imbuga nkoranyambaga zabaye intwari ikomeye. Instagram yabaye urubuga rukomeye rwo kwamamaza ibikorwa byabo, kandi abakurikira miliyoni nyinshi babaye isoko y'ubucuruzi. Reality show yabo yerekana ibibazo byabo bwite, harimo n'amakimbirane hagati y'abavandimwe, ariko ibi byose byabaye uburyo bwo gukurura abantu kurushaho. Nubwo berekana amakimbirane hagati yabo cyangwa se utubazo tuba twaje hagati yabo, nabwo ari uburyo kugira ngo bakurure abakurikirana. Bimwe mu byo bakoze bikabafasha kugaragara neza mu maso y'abatuye isi. Kim Kardashian yagiye mu bikorwa bya politike n'ubutabera, asaba impinduka mu mategeko, cyane cyane ku bijyanye n'ubutabera bw'abagororwa. Ibi byamuhaye isura nshya itari y'ubucuruzi gusa. Mu gihe Kylie akomeje kwagura Kylie Cosmetics ku rwego mpuzamahanga, kandi ibikorwa bye bikomeje kwinjiza amafaranga atari make cyane y'amadolari. Abakobwa benshi ku isi bamufatira icyitegererezo. Mu gihe wita Kendra Kardashian akomeje kuba umumodeli ukomeye cyane, ari mu bamodeli bakomeye cyane ku isi. Akora mu birori bikomeye cyane nka Victoria's Secret ndetse na Balmain. Ubu ni izina rikomeye mu mwuga wo kumodelinga. Mu byo bita Khloe akomeje kwagura business cyangwa se kwagura brand ye yitwa Good American, ikirango cy'imyenda kibanda ku bagore bose. Yagaragaje ko ubucuruzi bushobora kuba inzira yo guhindura ubuzima bw'abantu. Mu gihe Kourtney yagaragaje ubuzima bwe bushya nk'umubyeyi, kandi Push ikomeza kwerekana uburyo bwo kubaho neza yibanda ku buzima bwiza, imirire ndetse n'imyidagaduro. Uwo bita Kris, mama wabo, akomeje kuba manager w'umuryango, akurikirana imishinga yose kandi akomeza kuba umutima w'umuryango, nihuza ibikorwa byose by'uno muryango. Unyemerere gatoya tuze gusoza nkubwira ku mitungo y'uwo muryango, dore ko bafite amafaranga menshi, akayabo k'amafaranga yagutunga utongeye gukora. Uze kunyemera dore kuri Kim Kardashian tuvuga ku mitungo y'uwo muryango, kuko no ufite amafaranga menshi cyangwa se no ufite imitungo myinshi. Dore ko afite biliyoni 1,700,000 kugeza kuri biliyoni 1,800,000 y'amadolari.
yabigezeho cyane kubera SKIMS cya kirango cy'imyenda gifite agaciro ka miliyari 5 ndetse n'ikindi cyitwa SKKN byamufashije kongera ubutunzi. Ahangaha bose akaba arakora amafaranga, akaba ariyo mitungo afite. Undi muntu turi bukurikizeho ni Kylie Jenner, afite agaciro cyangwa se afite amafaranga ubarirwa ku madolari miliyoni 700 na miliyoni 750. Yamenyekanye cyane kubera Kylie Cosmetics yigeze kwitwa billionaire, ariko nyuma Forbes yagaragaje ko agaciro ke kari munsi ya miliyari, ariko akomeje kuba umwe mu bakomeye mu bwiza ndetse no mu gukora ibikorwa byiza. Uze kunyimara dukomeze kuri Kris Jenner, akaba ari mama w'aba bakobwa, afite amafaranga ageze kuri miliyoni 200 y'amadolari, akaba ari manager w'umuryango, akurikirana imishinga y'aba bana. Turaza gukomeza kundi mukobwa yitwa Khloe Kardashian. Amafaranga ye tuyabaza itashatse yahaye agaciro cyangwa se imitungo ye tushyize ku gaciro, ugasanga afite amadolari miliyoni 60 kugeza kuri miliyoni 70. Akaba ari we nyiri Good America, akaba ariyo brand ye, ikirango cy'imyenda kibanda ku bagore bose, akaba ariyo brand ye bafite. Undi mukobwa turi buvugeho ni Kourtney Kardashian, bafite agaciro k'amafaranga ageze kuri miliyoni 60 y'amadolari na miliyoni 70. Akaba ari we nyiri Push, ya website nakubwiye rwa rubuga nakubwiye, ko rubuga rwerekana lifestyle ndetse n'ubuzima bwiza. Undi mukobwa ndi bukubwireho muri no famille yitwa Kendall Jenner, bafite agaciro ka miliyoni 60 y'amadolari. Nimwe mu bamodeli bakomeye ku isi bahenga amafaranga atari makeya. Undi wa nyuma ndi bukubwireho yitwa Rob Kardashian, afite amafaranga menshi nawe, buri ko afite miliyoni 10 y'amadolari. Tugiye kuyashyira mu Nyarwanda naho yaba ari mu miliyari zigeze muri 15. Afite ibikorwa bike mu myidagaduro n'ubucuruzi, ntihagaragara cyane. Mu gihe famille yose amafaranga yabo cyangwa se amafaranga ya famille yose tuyatiranyije yavamo biliyoni 3.5 cyangwa se kugeza kuri biliyoni 4. Akaba ariyo mafaranga ino famille yose yaba ifite duteranyije imitungo yabo yose. Urumva ko ari amafaranga menshi kuri famille imwe. No famille y'aba Kardashian igizwe n'abakobwa bageze kuri 5 ndetse na mama wabo. Nizere ko usobanukiwe byinshi kuri no muryango, nizere ko umenye byinshi kuri no famille, byinshi bibazaga nizere ko bisubizwe. Yo wumvaga nigo Ntwari Arcade, iyi ngiyi kumva cyangwa se no muyoboro ni Spotlight Jam, ushishikariza gukora subscribe kandi ukore like niba kunze ibyo dukora, kugira ngo n'abandi bashe kubibona nanone zo gukora share. Then ujye muri comment section wandike icyo twazakubwira ubutaha. Reka nsoze nkubwira ngo amahoro y'Imana, imigisha Imana itanga ndetse n'urukundo rwayo ruhorane nawe iteka. Aho bundi hasta la vista.